Umwari nkumburwa. Nimwumva umuvugo mvugira umwari nkunda mu buvanganzo bw'ibisigo n'ibisingizo, mu kiboneza mvugo ivugitse nta muvundo. N'indirimbo ndirimbira Imana n'amagambo abwirwa rubanda, yuje amateka ni n'amategeko kandi ni umutontomo w'intare, intare yo mu muryango wa Yuda. Wumva atimbura kandi atungura, wumva atumbira kandi atembera, ntabwo yitaye ku banyagitinyiro, niyatera ubwoba itera bwoba, rituma abantu badatega amatwi, ribabuza umutuzo bagacikamwe ibice. Iyi nganzo ndayigoraguza ikenda ku nganza, nayigaranzura ikazindara yanga kuzimiza. Imbyutsa kare nkabanziriza abazinduka, ikanzanamwe amazinda nkarikesha nshakisha, rubimburira b'imbere n'imbarutso y'imbaraga, imbungira mihigo zikumbura imihana zidaheruka. Iyi nganzo nubwo ingora ingeze imbere y'imbaga, ibera imboho imbuzi zibohora imihama y'agahinda, ngo niziza mu bukwe bwacu zizaze ziririmba. Ni nayihebye abatwaza ubutwa ngo babute batabutahana ubwo bukwe bwategerejwe, kuko mwaruri imanzi izwi n'Imana uzagira abana, aba bana nawe bazahabonera umunezero. Nari ngukumbuye mukunda abantu, mwari mwiza utamirijwe imitako, mwari w'Imana n'imararungu. Wowe bwiza bw'umusozi Siyoni, isaro ry'isimbi mu isi yose, reka nkurate shenge uri marashavu. Ndakuvugira umurava mu rukumbuzi, ndazimbura ibiza n'ibizira wagize, kuko uri umwari waritswe n'abatware bagukuyakuya ngo ukundwe ukumburwe umukunzi wawe, nkomeze nkuyegamize hogoza ryanjye ndaje nkuyihoreze. Nguhunda ibihozo n'ibihumuriza, ngo uharaga ibisigo n'ibisingizo, ngo uhungisha abaguharabika bakwifuriza iby'umujinya gusa, ngo uzahere buheri mu mwijima bakakugendanaho umujindiro bakakujora nk'utagira ijaho. Nta bupfumu buri mu Bisirayeli, nta kuragura kuba mu ba Yakobo. Igihe yashyizeho n'igisohora, izabisohoza uko yabintumye, bidaturutse ku marangamutima, ahubwo kuko yabigambiriye kera cyane isi itararemwa. Umva amagambo y'ubuhanga mva mu muhogo, araturuka mu gituza ngo kidaturika nk'intango y'amarwi ibuza aho ibirira, iyo hagize uyiterurira muturikana, nanjye ntabwo nshaka gusandara. Mbumbuye umunwa ngira ngo nigishe, nunashaka uramenya amashira kinyoma, ururimi rwanjye ruje kuvuga ubwenge, amagambo nkubwira ni amabwiriza, kugaragariza umutima utunganye. Ayo ntanga ndatanga Imana h'umugabo, n'imigambi imwe yayo ndayikubwira, niyo yantumye kogeza aya mabanga. Mwari nkumburwa reka nkwibwirire, uru rwego rwegamiye ubugiri n'ubugingo, ugira ishya kuko utaba ku rutonde rw'abatindi, utunze isezerano ryisumbuye ntusumbwa, uru rusenge rusendereye ibisingo n'ibisigo, uri rugori rwera rutamirije uruhanga, nta waguhangara uhagaze uruhanika, uhanamiye amahanga ntuzahungabana. Nta rwitwazo rwo kugutera ibisongo, nta n'impamvu yo kugutimbagura ibisasu. Abaguteye ibisare barasebye baragusiga, nubwo bagusigira ubusembwa uzisuganya, usigara urisimbi wowe sango ry'isi yose. Amarembo yawe yaguriwe imigisha, amataba yawe azuzuramo amatungo, uragutse ndetse uratsibaze, utsindagiye ubutunzi mu mizi n'imizinga yawe irasendereye. Imbavu zawe ndende zirandenga, kuko zirenze imbago z'ingabano, n'ingarigari zawe bigabije zo mu rugabano rwa Isirayeli bazigabanya batazigabiwe, bibeshya ko batazazigarura. Wakujya mu ruhando wa muhanda, wakurya isataburenge yigereranya, yatsikira agatsibuka kuko yahubutse. Uzakuvogera mu mvugo azivuguruza, uzakuribatisha amaguru aziguranura, uzaguhutaza mu miheta za hatibara, kuko uri isaro ridasumbwa nka karisimbi, nubwo utwarwa n'abagome uru rugogwe. Uru rugo rw'Imana niyo irwugarira, urwugurura ngo rwonwe ntazarwambukiranya. Mu bakobwa uri inkundwa akazikungahaye, uruta rwogera na ruganzu uru rugangazi, uruta ibindi bihugu byose ubuhangange, kuko ari wowe ukumbatiye inyabutatu. Inyabutatu niyo myariko itatu y'ifu Umwami wacu Yesu yatubwiraga ko wa mugore yahishemo umusemburo we, kugeza aho iyo fu yose itubukira igasembura ubwami bw'ijuru n'isi. Ibuka ubwo Yesu yazaga azanye agakiza, atwimika ku mugaragaro muri bene se, ashimangira ko turi Abisirayeli, ati umwamikazi w'Isheba azabatsindisha, ubwo azahagurukana namwe ku mperuka, kuko yavanywe iwabo no kuramya Salomo, none igira uta Salomo munsuzugura. Uwo mugore ni umwamikazi w'Ikusi, wagiye kuramya Salomo iburasirazuba, nuko asasira umwami nawe arasusuruka, asingira isara risubirana iwabo ari urusoro, narwo rwarasagambye rusendera isi. Umunsi wo kumubamba barabisinyira, bata amaraso yawe turayavushije, ku munsi wo guca imanza zitabera, igihe amateka azaba aciye kwicuza, tuzayabazwe twe n'urubyaro rwacu. Icyo gihe habereyeho ayo mahano, twe ntitwabarwaga mu Bisirayeli, nubwo twari umuryango wa Dawidi ukomoka kwa wa mugabekazi. Iyo ndahiro y'amaraso ntiyaduhama, kuko Imana yari yarabiringanije ko itazigera na rimwe ihemukira Dawidi. Niyo mpamvu yari yamusigarije imbuto izagaruraho ubwami bwayo mu bantu. Iyo niyo mbuto ya sinapi Yesu yavugaga,
igihe ayigereranya n'ubwami bw'ijuru. Imyaka n'imyaniko yarasagambye, ibishyanga ritari ishyanga ryavuzwe na Mose, ati kuko mwakurikiye imana zitari imana, nzabatera ishyari ku batari ishyanga ry'ukuri, barakarishe gukunda ishyanga ritagira ubwenge. Kuba ishyanga ritagira ubwenge byo murabizi, nta muntu uhangara ngo afate amahiri, imihoro n'imihama ndetse n'amafuni ngo akindagure uwo basangiye igihugu, cyangwa imana yatuma umuhanuzi mugahora mumuhigira kumuhitana.